Byanze bikunze kubera ibihe turimo by'iminsi mikuru, amafoto ameze nk'aya ngaya uzayakenera. Muri iyi video ngiye gukora ku buryo wakikora udufoto ngutu tujyanye n'iminsi mikuru ya Noheli ukoresheje telefone nta kintu na gito yabigusabye. Niba ukoresheje social media ujye ubona udufoto ngutu dutrendinga kuri social media ukibaza uburyo dukorwamo ukabira igisubizo. Muri iyi video ngiye gukora ku buryo wakora udufoto twiza ngutu ukoresheje telefone nta kintu na gito yabigusabye, n'agafoto kamwe wifotoje nk'urugero nk'aka ngaka ukabasha gukora amafoto meza nk'aya ngaya cyangwa isumbuye kuri aya ngaya ukoresheje telefone nta kintu na gito yabigusabye. Niba waragerageje gukora amafoto meza nk'aya ngaya ukabona hashaka akantu k'akawatermark nk'aka ngaka, ndakwerekana uburyo wagakuraho ku buryo urebye ifoto yawe atamenya ahantu wayikoreye, ikaba ari ifoto isa neza cyane ku rwego rwo hejuru. Tudatinze mu bintu byinshi, reka nkore ku buryo tuyakoramo. Waba waragize amahirwe yo kwiga cyangwa utaragize amahirwe yo kwiga, nureba iyi video ukayirangiza ufite ubushobozi bwo gukora amafoto meza nk'aya ngaya cyangwa yisumbuye kuri aya ngaya ukoresheje telefone nta kintu na gito yabigusabye. Ikindi kandi ufite ubushobozi bwo gukuraho watermark ku mafoto wakoze kera, ugakoraho watermark ku buryo urebye iyo foto atamenya ahantu wayikoreye. Ariko nyabona mbere kugira ngo dukomeze liking iyi video, ukore subscribe niba utarayikana. Niba ufite ikindi kibazo cyangwa inyunganizi ubisigaho munsi muri comment ndahita nkusubiza. Kugira ngo yakore rero nta kintu uzakora, uzafungura Google Play Store yawe cyangwa App Store bitewe na telefone yawe. Ngi na Android ndafungura Google Play Store, dore ngiyi uzayifungura. Ukimara kuyifungura uzahita uza muri search hano munsi. Ukimara kuza muri search hano munsi urahita uza muri search hano hejuru. Ukimara kuza muri search hano hejuru urahita wandikamo ChatGPT. Uzandika ChatGPT nguku. Uzandika nguku. Ukimara kwandika nguku uzahita ukora search gakeya utegereze. Ukimara gukora search gakeya uzahita ugera kuri tab imeze nguku. Ukimara kugera kuri tab imeze nguku uzahita ukora kuri application ya kabiri, ingiyi uzayikoraho. Ukimara kuyikoraho uzabanza uyestarije muri telefone yawe. Nusanga bari kukubwira gukora update nguku ku application uzaba uyifite muri telefone yawe, uzakora update cyangwa ugenda uyifunguye muri telefone yawe kugira ngo video itarambirana. Reka tugende tuyifunguye muri telefone yacu nkore ku buryo tubikora. Rero nzava kuri Google Play Store yanjye, nyimara kuva nzafungura application yanjye ya ChatGPT, dore ngiyi nzayifungura. Ukimara kuyifungura nguku uzahita ugera kuri tab imeze nguku. Gusa kuri wowe utari usanzwe uyikoresha bazahita bagusaba gushyiramo email, uzashyiramo email yawe maze nawe utugera kuri tab imeze nguku. Ukimara kugera kuri tab imeze nguku we nta kintu uzahita ukora. Hano uzahita wandika muvuga ati muri iki gihe cy'iminsi mikuru ndashaka kunkorera property. Uzavuga yenda property ebyiri cyangwa property eshatu bitewe n'izo ushaka zijyanye n'iminsi mikuru ya Noheli n'ubunani. We nibyo ngibyo uzandikamo nk'urugero twebwe twari twayanditse, dore ngiyi tuzayishyiramo nguku. Ushatse wakoresha nk'iyi nayo nanditse ndayisiga muri comment ya mbere cyangwa muri description y'iyi video. Ushobora kugenda ukayikopiya nawe ukaza kuyikoresha nguku urabona uburyo nayo nayanditsemo, cyangwa ukayandika nguku cyangwa bitandukanye bitewe n'icyo ifoto yawe ushaka iza kubimeza. Ariko twebwe urabona amagambo twari twanditse kugira ngo badukorere property 5. Rero ukimara kuyandika nguku nta kintu uzahita ukora, uzahita ukora kuri kano kantu ko kohereza. Ukimara kohereza nguku uzategeza gakeya wihanganye. Ukimara gutegeza bazahita batangira kukwandikira property, dore ngiyi barimo barayandika. Uzategeza babanze bayandike nguku. Gusa kuri wowe bazi icyongereza ushobora kwiyandikira property bitewe n'ibyifuzo byawe. Impamvu banje kunyura hangana nagira mbanze neka abantu batumva ururimi rw'icyongereza cyangwa batazi kurwandika mu buryo babona property. Bwo bazi icyongereza ushobora kwiyandikira property cyangwa ukaza kwandika hano mu cyongereza bakahita bagukora property yawe. Bakibara kuguha property ngingi nta kintu uzahita ukora. Rero uzahita ukora kuri kano kantu nguku ugaselectinga nguku. Ukimara guselectinga nguku uzahita uzana hano bitangirira, nurangiza ukamanure nguku nurangiza uhita ukora kuri kano kantu kwa copy, ukopiye property yawe. Uzahita ukora kuri kano ka copy ugakopiye nguku. Ukimara kugakopiya nguku ubwo property yawe uzaba uyibonye. Ukimara kuyibona nta kintu uzahita ukora, uzahita uva kuri ChatGPT yawe nanone uhite wongera ufungure Google Play Store yawe. Ukimara kuyifungura uzasangamo ya ChatGPT, uzahita ukora back gakeya usubira inyuma. Ukimara gusubira inyuma hano hejuru bino bintu uzahita ubisiba bya ChatGPT nurangiza uhite wandikamo Gemini. Uzandika Gemini nguku. Uzandika nguku. Ukimara kwandika nguku uzahita ukora search gakeya utegereze. Ukimara gutegereza uzahita ugera kuri tab imeze nguku, nta kintu uzahita ukora. Uzahita westari application ingi ya kabiri uzayikoraho nguku. Ukimara kuyikora nguku uzahita uyestarije muri telefone yawe. Ikimara kugera muri telefone yawe uzahita ukora kuri open uyifungura. Ikimara gukora kuri open ukayifungura uzahita ugera kuri tab imeze nguku. We nta kintu uzahita ukora, uzahita ukora kuri kano kantu ko guteranya, kano kari hano munsi uzagakoraho nguku. Ukimara kugakora uzahita ukora hano ndetse garari hano uri kuhabona uzakoraho. Ukimara gukora kuri garari uzahita ubona amafoto ufite muri telefone yawe. Uzahitamo agafoto kare ko kose ushaka gukoresha, kuko agafoto kose wakoresha birakunda. Nk'urugero twebwe reka dukoreshe nk'ingiyi uri kuyibona ni ingiyi tugiye gukoresha. Uzayikoraho nguku. Ukimara kuyikoraho nguku uzahita ukora hano ndetse done uri kuhabona uzakoraho. Ukimara gukora hano hantu harimo akantu kitera nguku uzakoramo. Ukimara gukora uzahita ushyiramo ya property yawe maze gukura muri ChatGPT, dore ngiyi itizangaho uzayikoraho nguku. Ikimara kuzamo nguku imaze kujyamo nguku uzahita ukora kuri kano kantu ko kohereza, uzakoraho gakeya utegereze. Uzategeza gakeya wihanganye babanze bakugeneratingira ifoto. Urabona ko bari kudukorera agafoto bitewe na property twatanze. Ubwo nawe uzategeza akanya gatoya babanze bagukorera ifoto. Uzategeza gakeya wihanganye, urabona ko ifoto yacu yenda kurangira.
Rero urabona tukimara gutegeza, urabona agafoto bahise badukorera. Urabona ko agafoto kacu badukorera agafoto rwose kajyanye n'umunsi wa Noheli. Urabona agafoto badukoreye bitewe na property twatanze. Rero bakimara gukora agafoto nk'aka ngaka uzagakoraho nk'uku nguku. Ukimara gukora uzahita ukora hano handitse save. Ariko mbere yo kugira ngo dukore save, urabona hano munsi hariho akantu k'akarogo kubwo upostinga ifoto yawe kuri Facebook, Instagram cyangwa hano hantu ugiye kuyipostinga. Urabona ko bamenya ahantu wayikoreye. Muri iyi video ndahita nkwereka n'uburyo wakoraho kano kantu kari hano munsi, kano kantu karogo ukagakuraho neza ifoto yawe kubwo umuntu atamenya ahantu wayikoreye, ikaba ari ifoto nziza cyane. Rero ukimara kuyikora nk'uko nguko uzahita ukora hano handitse save. Hano uri kuhabona uzakoraho. Ukimara gukoraho bizarodinga gakeya, bikimara kurodinga gakeya uzategeza akanya gatoya wihanganye bitewe na connection zo muri telefone yawe, ubizahita yisavinga muri gallery ya telefone yacu. Uzategeza akanya gatoya. Gusa mwimbusa nubwo nkoresheje property y'abahungu nawe uri umukobwa wakoresha property yawe, birakunda rwose bahita bagwa agafoto keza nk'aka ngaka uri kubona kuri screen yawe cyangwa atandukanye n'aka ngaka bitewe na property ukuye muri ChatGPT cyangwa bitewe n'ibintu babwiye ChatGPT. Urabona ko agafoto kacu kahise kajya muri telefone yacu. Kakimara kugera muri telefone yacu none ngiye gukwereka n'uburyo wakuraho iyi watermark. Iyi ngiyi iri hano ku ifoto yacu uri kuyibona nk'uku nguku. Ngiye gukwereka n'uburyo wayikuraho kuburyo ni uploading ifoto yawe ku mbuga nkoranyambaga zawe batazamenya ahantu wayikoreye. Rero kugira ngo ukuraho kano ka watermark nta kintu uzahita ukora, uzahita uva kuri Gemini yawe. Ukimara kuva kuri Gemini uzahita ufungura nanone Google Play Store yawe. Ukimara kuyifungura uzategeza gake ifunguka. Ikimara gufunguka uzahita uza muri search hano munsi. Ukimara kuza muri search hano munsi uzahita uza muri search hano hejuru. Ukimara kuza muri search hano uzahita wandikamo Snapseed. Uzandika nk'uku nguku ndi kubikwereka kuri telefone yawe, Snapseed. Nk'uku nguku uri kuyibona uzabyandika nk'uku nguku. Ukimara kwandika nk'uku nguku uzahita ukora search gakeya utegereze. Ukimara gutegereza uzahita ugera kuri tab imeze uku nguku. Ukimara kugera kuri tab imeze uku nguku nta kintu uzahita ukora, uzahita ukora kuri application ya kabiri. Ingiyi uri kuyibona uzayikoraho nk'uku nguku. Ukimara kuyikoraho nk'uku nguku uzahita banze ujye muri telefone yawe. Ukimara kugera muri telefone yawe nta kintu uzahita ukora, uzahita ukora kuri open uyifungure. Uzahita ukora kuri open uyifungure cyangwa ugere muri application zawe bisanzwe uhita ukora kuri open uyifungure. Dore ngiyi nzakora kuri open uyifungure. Ikimara gufunguka izafunguka imeze uku nguku. Ikimara gufunguka imeze uku nguku nta kintu tuzahita dukora kuri kano kantu ko guteranya kanga kuzakoraho. Ukimara gukora uzahita ubona amafoto ufite muri gallery ya telefone yawe, nta kintu uzahita ukora, uzahitamo ya foto yawe ushaka gukoraho kari akantu. Nk'urugero nane reka dufatire kuri ya foto yacu, dore ngiyi uzayikoraho nk'uku nguku uhita ukora kuri done. Ukimara gukora kuri done uzahita ugera kuri tab imeze uku nguku. Ukimara kugera aha ngaho uzahita ukora hano handitse tools uzakoraho. Ukimara gukora nta kintu uzahita ukora, uzahita ukora hano kizi dufresh hano uri kuhabona uzakoraho nk'uku nguku. Ukimara gukora nk'uku nguku uzahita ukora kuri ya watermark yawe, dore ngiyi uzakora gutya nk'uku nguku. Urabona ko tukimara gukoza, urabona ko ya watermark yacu isiva ku ifoto yacu. Urabona ko agafoto kacu kameze neza nk'uku nguku. Kakimara kumera neza nk'uku nguku watermark yavuyeho, uzahita ukora kuri kano kantu kavi uzagakoraho nk'uku nguku. Ukimara kugakoraho nk'uku nguku uzahita ukora ndetse export hano uri kuhabona uzakoraho. Ukimara gukora uzahita ukora ndetse save hano uri kuhabona uzakoraho. So ukimara gukora nta kintu uzahita ukora, uzahita ukora ndetse export hano uri kuhabona uzakoraho. Ukimara gukora ifoto yawe uzahita ijya muri gallery ya telefone yawe. Rero n'uburyo ushobora gukora amafoto meza nk'aya ajyanye n'iminsi mikuru ya Noheli ukoresheje telefone yawe. Urabona ko ari ibintu byoroshye cyane. Bigerageze kuri telefone nibiramuka bikuzuze kuza muri comment umbwira niba byakunze. Gusa nawe nubugerageza nibikuzuze kuza muri comment umbwira niba bitakunze. Mwereke ubundi buryo wabikoramo kuko uburyo wabikoramo ni bwishi cyane. Rero urabona ko agafoto kacu tumaze kugakora, urabona ko ari agafoto keza. Uku nguku ngoze kano gafoto ni nako wakora amafoto menshi agiye atandukanye. Bigerageze kuri telefone yawe, ndabizi neza kuzashimira nyuma. Rero kano kantu nakubwenge niba kagufashije bimbwira muri comment. Ikindi kandi mwifurije Noheli nziza n'umwaka mushya muhira wa 2026 uzakubera w'amata n'ubuki. Sawa mugira ibihe byiza, dusubire muri video ikurikira. Ngiyi nzasubiza ikibazo uzabambije munsi muri comment. Ciao.